Muri iki gihe hari ikintu abantu benshi cyane batavuga, nyamara ku bagabo bafite imyaka irenga 40 kiri kubatwara byinshi batabizi. Niba usanzwe urya igitunguru kibisi buri munsi wibwira ko uri gufasha umubiri wawe kugira ubuzima bwiza, nibyo koko uri gukora ikintu cyiza, ariko hari ikosa rimwe rikorwa n'abantu benshi ntibabimenye, kandi iryo kosa rituma umubiri utabona inyungu zose z'icyo gitunguru. Ahanini rituma ubona inyungu nke, ukabona igice kimwe gusa aho kubona izuzuye. Ku bagabo icyo gice kibura nicyo gifasha cyane imiyoboro y'amaraso, gifasha urwungano rw'inkari gukora neza, kigatanga imbaraga n'ubushobozi umubiri ukenera buri munsi. Ni nacyo gifasha umuntu kubyuka yumva aruhutse kandi afite imbaraga zo gukora imirimo ye, aho kubyuka yumva umunaniro wamufashe na mbere y'uko saa sita zigera. Hari abagabo benshi babyuka nijoro inshuro 2 cyangwa 3 bagiye kwihagarika, ibyo bikababuza gusinzira neza. Iyo rero bigeze mu gitondo babumva umubiri unaniwe, ugasa n'ukora nabi ugereranije n'uko wakoraga mbere. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ibintu mu buryo bworoshye kandi bwumvikana, bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bijyanye n'ubuzima bw'imiyoboro y'amaraso n'ubuzima bw'uruhago n'ibindi bice bifasha abagabo. Sinshaka gukoresha amagambo akomeye cyangwa gutera abantu ubwoba. Icyo nshaka ni ukukwereka ukuri ku buryo umubiri wawe ukora n'icyo ukeneye kugira ngo ukomeze gukora neza. Nuguma rero kubana natwe kugeza ku musozo, uramenya uburyo bworoshye ushobora gukoresha buri munsi bugafasha umubiri wawe kongera gukora neza, ikintu cy'ingenzi cyane gifasha amaraso gutembera neza. Ibyo bizafasha ubuzima bwa prostate yawe, bizafasha amaraso gutembera neza mu mubiri, kandi bigufashe kugira imbaraga n'ubuzima bwiza niba ufite imyaka irenga 40. Komeza rero untege amatwi kugeza ku iherezo, kuko hari uburyo bwa gatatu nza kukubwira nyuma, kandi ubwo buryo nibwo abantu benshi cyane batazi, nyamara bufasha cyane ubuzima bw'uruhago n'uburyo umuntu yihagarika. Reka mbanze gusobanurire ikintu nifuza ko abaganga benshi basobanurira abantu mu buryo bworoshye, aho gukoresha amagambo y'ubumenyi agoye. Muri uyu mwanya imbere mu mubiri wawe harimo ikintu cyitwa nitric oxide. Nitric oxide ni izina ry'icyongereza, ariko mu buryo bworoshye ni ikintu umubiri ukora gifasha imiyoboro y'amaraso kuruhuka no kwaguka kugira ngo amaraso atembere neza. Tekereza nk'uko ufite umuyoboro unyuzamo amazi mu rugo. Iyo uwo muyoboro utarimo ikiwufunze kandi woroshye, amazi anyuramo neza nta kibazo, nta gitutu kirimo, kandi amazi agenda neza kugeza aho agomba kugera. Ni nako bimeze ku miyoboro y'amaraso yo mu mubiri wawe. Iyo nitric oxide ihagije ituma iyo miyoboro yoroshya ikaguka neza, amaraso akagenda nta nkomyi, intungamubiri n'umwuka mwiza bikagera aho umubiri ubikeneye, kandi umutima ntukora akazi kenshi kurusha uko bikenewe, n'ubwonko bwawe bukomeza gukora neza kuko nabwo buba bubona amaraso ahagije. Ku bagabo by'umwihariko iki kintu gifasha cyane prostate, gifasha uburyo umuntu yihagarika, kandi gifasha n'ibindi bice bifitanye isano n'ubugabo n'imbaraga z'umubiri. Ariko hari ukuri abantu benshi batajya babwirwa: uko umuntu agenda asaza umubiri we ugenda ugabanya ubushobozi bwo gukora nitric oxide. Ni ibintu bisanzwe bibaho uko imyaka ishira. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umugabo ageze mu myaka 50, ubushobozi bw'umubiri bwo gukora nitric oxide bushobora kuba bwaragabanutse hafi 1/2 ugereranije n'uko bwari bumeze akiri mu myaka ya 30. Ibyo si ibintu bito
bisobanura ko kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha ubuzima bw'imiyoboro y'amaraso kiba cyaragabanutse. Ibyo nabyo umuntu atangira kubibona mu buzima bwa buri munsi. Ushobora rero gusanga imbaraga ufite zitakimeze nk'izo wari ufite hashize imyaka 10. Umuvuduko w'amaraso ugatangira kuzamuka buhoro buhoro. Ushobora no kubona inkari zidasohoka neza nk'uko byahoze, cyangwa ukumva ubushobozi bw'umubiri wawe butakimeze nk'uko bwari bumeze, butandukanye cyane nk'ubwo wari usanganwe n'ubwo wowe imbere wumva ukiri muto. Ariko hari inkuru nziza, kandi mbivuze mbikuye ku mutima. Ushobora gufasha umubiri wawe kongera gukora nitric oxide mu buryo busanzwe ukoresheje amafunguro urya buri munsi. Kimwe mu biribwa byakozweho ubushakashatsi bwinshi ku isi hose ni igitunguru. Igitunguru kibisi kirimo ibintu bibiri by'ingenzi bifasha umubiri. Icya mbere ni icyitwa quercetin. Quercetin ni izina ry'icyongereza ry'ikintu kiboneka cyane mu bice by'igitunguru, gifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri no gufasha imiyoboro y'amaraso gukora neza. Icya kabiri ni utunyangingo turimo sulfur, aricyo bita mu cyongereza sulfuric compounds. Mu kinyarwanda twavuga nk'ibinyabutabire bisanzwe birimo umunyu kamere wa sulfur, kandi nibyo biha igitunguru impumuro yacyo ikaze, ndetse bikanatuma abantu bamwe amarira abazenga mu maso iyo barimo kugikatagura. Ibi bintu bibiri byombi bifasha umubiri gukangura uburyo bukora nitric oxide imbere mu miyoboro y'amaraso. Si ibitekerezo cyangwa inkuru zicurwa ku mbuga nkoranyambaga gusa. Ni ibintu byakozweho ubushakashatsi n'abahanga, kandi byemejwe n'inyigo zitandukanye. Iyo mbitekerejeho njya numva nshimira Imana kuba yarashyize ibi bintu by'ingirakamaro mu mboga zoroshye buri muntu ashobora kubona ku isoko cyangwa mu murima. Akenshi ibyo dukeneye kugira ngo tugire ubuzima bwiza biba biri hafi yacu kurusha uko tubitekereza. Ariko aha niho abantu benshi cyane bibeshya. Abenshi barya igitunguru bibwira ko bihagije, nyamara hari ikintu kimwe cy'ingenzi cyane batazi. Ndagusaba gukomeza unkurikira, kuko icyo ngiye kukubwira nicyo cyahindura byose. Niba rero umaze imyaka urya igitunguru ariko ukaba utarabonye impinduka wari witeze, bishobora kuba biterwa n'ikintu kimwe ngiye kugusobanurira. Reka noneho nkwereke icyo abantu benshi batamenya, kandi aricyo gituma inyungu z'igitunguru zitagera ku rugero rukwiye. Muri cya gitunguru kibisi harimo cya kintu twavuze cyitwa quercetin, ndetse n'utwo tunyangingo twa sulfur dufasha umubiri gukora nitric oxide. Ari byo bintu byombi bifite umwihariko ukomeye cyane. Mu cyongereza bavuga ko ari fat soluble. Iryo jambo rishobora kugora abantu benshi, rero reka ndisobanure mu buryo bworoshye. Fat soluble bisobanura ko ibyo bintu bikunda kwifatanya n'ibinure byiza kugira ngo umubiri ubashe kubyakira neza. Niba nta binure bihari, umubiri ugorwa no kubikurura ngo bijye mu maraso. Ushobora kubirya ariko igice kinini kikanyura mu rwungano rw'igogora kikarangira gisohotse mu mubiri kidakoreshejwe uko bikwiye. Reka nguhe urugero rworoshye. Ushobora kuba warigeze gufata ikirahure ugashyiramo amazi n'amavuta. Niyo wabivanga gute, nyuma y'igihe gito amavuta ahita areremba hejuru y'amazi, ntibyivanga neza. Mu buryo bumwe ibyo bintu bifasha biri mu gitunguru bikenera kubanza kwifatanya n'ibinure kugira ngo umubiri ubashe kubyakira neza. Iyo urya igitunguru cyonyine nta bindi binure biri kumwe nacyo, umubiri wawe ntubasha gukoresha neza byinshi muri ibyo bintu by'ingirakamaro. Birakunyura gusa bikarangira bisohotse, bityo imiyoboro y'amaraso ntibone ubufasha yari ikeneye. Ibyo bivuze ko nitric oxide ikomeza kuguma hasi nk'uko yari imeze mbere, ariko
iyo igitunguru kiriranwe n'ibinure byiza. Ubushakashatsi bumwe na bumwe bwerekana ko uburyo umubiri wakira ibyo bintu bushobora kwiyongera cyane, ndetse rimwe na rimwe bukaba bwakwikuba inshuro nyinshi ugereranije no kubirya byonyine. Ibyo ni ingenzi cyane ku mugabo ufite imyaka irenga 40, kuko umubiri we ubusanzwe waratangiye kugabanya ubushobozi bwo gukora nitric oxide. Ibyo bishobora kuba ari byo bitandukanya umuntu urya igitunguru ariko ntabone impinduka zigaragara, n'undi urya cya gitunguru kimwe ariko akabona umubiri we ugenda uhinduka buhoro buhoro. Nibyo bishobora gutuma umuntu yumva afite imbaraga nyinshi kurushaho, amaraso atembera neza kandi umubiri ugakora neza kurusha mbere. Reka nguhe ishusho ushobora kutazibagirwa. Tekereza abagabo babiri bafite imyaka 55, bombi barya igitunguru kibisi buri munsi, kandi bombi bumva ko bari gukora ikintu cyiza ku buzima bwabo. Umugabo wa mbere aragifata akakirya uko kiri nta kintu yongeyeho. Umugabo wa kabiri we hari ikintu kimwe gusa yahinduye. Yatangiye kongeraho ikiyiko kimwe cy'amavuta meza ya elayo, ayo bita extra virgin olive oil. Extra virgin oil cyangwa se amavuta ya olive ariyo bakunze kwita elayo, niyo mavuta ava mu mbuto za elayo adatetse cyangwa ngo ahindurwe mu buryo bukabije, bityo akagumana intungamubiri nyinshi zifasha umubiri. Hashize amezi make abo bagabo bombi bakirya igitunguru. Wibuke ko bafite imyaka imwe kandi bakora ibintu bisa, ariko umwe muri bo ashobora kubyuka yumva afite imbaraga nyinshi kurusha mbere. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuba waragenze neza kurushaho, atakibyuka nijoro inshuro nyinshi ajya kwihagarika, kandi umubiri we ukaba utangiye gukora neza kurusha mbere. Icyonyine cyahindutse cyangwa se kiba cyahindutse nuko yongeyeho ikiyiko kimwe cy'amavuta ya elayo. Reka ngusobanurire uko ibyo ngibyo bibera imbere mu mubiri wawe mu buryo bworoshye. Iyo igitunguru kibisi n'amavuta ya elayo bigeze mu mara mato, ayo mavuta afata bya bintu twavuze bya quercétine na sulfure akabifasha gutembera neza. Ushobora kubigereranya n'ikamyo itwara imizigo. Tekereza ko ibyo bintu byiza biri mu gitunguru ari abantu bategereje ku muhanda. Iyo nta kamyo ihari bakomeza guhagarara ntibagere aho bagomba kujya, ariko iyo ikamyo ihageze cyangwa se bisi irabatwara ikabageza aho bagiye cyangwa se aho bakeneye kugera. Niko rero amavuta ya elayo akora, afasha ibyo bintu kugera aho umubiri ugomba kubikoresha. Hari ikindi kintu rero akora aya mavuta ya elayo, atuma ibyo bintu bitihuta kunyura mu mara, ahubwo bikagumamo igihe gihagije kugira ngo umubiri ubikurure neza ubijyane mu maraso. Nanone ayo mavuta ya elayo cyangwa se ya olive oil afasha umubiri kubyakira mu buryo butari gushoboka iyo nta binure bihagije. Niyo mpamvu igitunguru cyonyine kidatanga inyungu nk'igitunguru kiriranwe n'amavuta meza ya elayo. Iyo quercétine imaze kugera mu maraso ijya ku nkuta z'imiyoboro y'amaraso. Iyo rero ihageze ifasha gukangura uburyo umubiri ukoramo nitric oxide. Ushobora kubigereranya no gucana uruganda rwari rumaze igihe ruzimye. Iyo rwongeye gukora rutangira gukora icyo rwagenewe. Muri icyo gihe na sulfure nayo ibi gukora akazi kayo. Yo rero ifasha uwo murimo gukomeza gukorwa, ugakorwa neza binyuze mu yindi nzira. Bivuze ko ibyo bintu byombi bifatanya gufasha umubiri gukora nitric oxide nyinshi kurushaho. Amavuta meza ya elayo nayo ubwayo afite ibintu kamere bifasha kurinda imiyoboro y'amaraso no kuyifasha gukora neza. Ibyo bivuze ko atari ugufasha gusa igitunguru kwinjira mu mubiri, ahubwo nayo ubwayo atanga uruhare rwayo mu gufasha umubiri gukora neza. Kubirebana rero n'ubuzima bwa prostate,
n'uburyo umuntu yihagarika. Kugira nitric oxide ihagije bishobora gufasha amaraso kugera neza muri prostate, bigafasha n'imikaya yo mu nzira z'inkari kuruhuka no gukora neza. Ibyo byose ni uburyo umubiri waremwe ukoramo iyo ubonye intungamubiri ukeneye. None reka nkwereke uburyo bubiri bwa mbere wakoresha uhereye uyu munsi. Uburyo bwa mbere nibwo bworoshye kandi bukomeye kurusha ubundi. Fata igice cy'igitunguru gitukura cyangwa cy'umweru, ugikatemo uduce duto duto, hanyuma usukemo ikiyiko kimwe cyuzuye cy'amavuta meza ya elayo cyangwa se ya olive oil. Ushyireho akunyu gake cyane, hanyuma ubireke bimara iminota 5 mbere yo kubirya. Iyo minota 5 ifite akamaro kayo, kuko ituma ayo mavuta abanza kwifatanya neza n'ibiri mu gitunguru mbere yuko bigera mu rwungano rw'igogora. Ushobora kubirira ku ifunguro iryo ari ryo ryose, haba mu gitondo, saa sita cyangwa nimugoroba. Icy'ingenzi ni ukubigira akamenyero ka buri munsi, ukabihuza n'ifunguro usanzwe urya buri munsi kugira ngo utazajya ubyibagirwa. Iyo rero ubikoze buri munsi kandi ugakomeza kubigiramo umwete, ubuhisemo bumwe mu buryo bworoshye bushobora gufasha ubuzima bw'imiyoboro y'amaraso n'ubwa prostate yawe. Uburyo bwa kabiri nabwo ni bwiza cyane cyane ku bantu bavuga ko igitunguru kibisi kibarya cyangwa kikabagora mu nda. Fata rero igitunguru kibisi ugikatemo uduce duto cyane, cyangwa se ugisye neza kugeza kibaye nk'ikintu cyoroshye cyane. Hanyuma wongeremo amavuta meza ya elayo cyangwa se ya olive oil, usukemo umutobe w'indimu. Ukimara kuwukamuramo maze ushyireho akunyu gake cyane. Indimu nayo ifite uruhare rwayo, irimo icyitwa vitamine C, ni ukuvuga vitamine C ifasha umubiri gukora neza uburyo bukora nitric oxide. Mu yandi magambo, iyo vitamine ifasha umubiri gukora neza ibyo bintu bindi byiza mu gitunguru no mu mavuta ya elayo kugira ngo imiyoboro y'amaraso ikomeze gukora neza. Ushobora kuvanga ibyo byose ukabishyira mu magi, ukabishyira ku mafi cyangwa ku nyama zokeje, cyangwa ukabisiga ku mugati. Ushobora no kubitegura mbere ukabibika muri firigo, hanyuma ukabikoresha mu gihe cy'iminsi 2. Ibyo bituma utazajya uhangayika buri gitondo utegura bundi bushya, kandi bikagufasha gukomeza uwo muco mwiza wo kwita ku buzima bwawe. Hari ikindi kintu kimwe nshaka ko buri mugabo ureba cyangwa wumva ibi. Ni ikintu nshaka ko ajyana mu mutima we nyuma ya kino kiganiro. Ubushobozi bw'umubiri wawe bwo gukora nitric oxide si ikintu gihagarara burundu cyangwa ngo kibure burundu iyo ugejeje imyaka 40, ahubwo bishingira cyane ku byo urya no ku buryo ubikorera hamwe. Iyo rero utangiye guhitamo amafunguro akorana neza kandi akunganirana nk'uko kamere yabiteganije, umubiri wawe utangira kubyitabira. Ushobora gutangira kubona amaraso atembera neza kurushaho. Ushobora kubyuka mu gitondo ufite imbaraga zirenze izo wari usanzwe ufite. Ushobora kugabanya inshuro ubyuka nijoro ugiye kwihagarika. Uburyo inkari zisohokamo bushobora kugenda burushaho kuba bwiza, kandi ukongera kumva umubiri wawe ufite imbaraga n'ubushobozi wari waratangiye gutekereza ko butazagaruka ukundi bugaruka. Nagiye numva abagabo benshi bafite imyaka 60 ndetse n'abageze muri 70 bavuga ko nyuma yo gutangira gukora impinduka zoroshye nk'izi no kuzikomeza batihuta, batangiye kongera kumva bameze neza kurusha uko bari bameze imyaka myinshi biyumva. Ibyo bitwereka ko rimwe na rimwe impinduka nto
dukora buri munsi zishobora kugira uruhare runini ku buzima bwacu. Abagabo bafite imyaka irenga 40 bakwiye guhabwa amakuru y'ukuri yoroshye kandi yumvikana ku buryo umubiri wabo ukora. Si ukubatera ubwoba, si ukubaha ibintu bigoye kubyumva, kandi si ukubahatira kugura imiti cyangwa ibicuruzwa, ahubwo ni ukubereka ibyo umubiri wabo ukeneye n'uburyo bworoshye bwo kubimuha. Ikintu cy'ingenzi uyu munsi ni iki ngiki ugomba kuzirikana: fata ikiyiko kimwe cy'amavuta meza ya elayo ukivange n'igitunguru kibisi buri munsi. Ako ni akamenyero gato cyane, ariko gashobora kugira uruhare rukomeye mu gufasha umubiri wawe gukora neza igihe ugakomeje utagacitseho. Ubuzima bwawe ni umutungo ukomeye ukwiye kurinda, kandi rimwe na rimwe ibikoresho byo kuwurinda biba biri mu gikoni cyawe buri munsi utabizi. Niba hari icyo rero wungukiye muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ndagusaba gufata amasegonda 2 gusa ugakanda like. Ibyo bifasha iyi video kugera ku bandi bagabo benshi bashobora kuba bakeneye aya makuru, kandi niyo mpamvu nyamukuru nkora izi video. Ntiwibagirwe no gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubona izindi video zose nzajya nsangiza abantu. Hanyuma ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe ku byo twavuze uyu munsi. Unambwire igihugu cyangwa umujyi uri kureberamo iyi video. Unambwire niba ugiye kugerageza kurya igitunguru kibisi kivanze n'amavuta meza ya elayo. Nsoma buri bitekerezo byose, kandi nshimishwa no kumva abagabo baturutse hirya no hino ku isi bahisemo gutangira kwita ku buzima bwabo. Iyi video igenewe gutanga amakuru y'ubumenyi no kwigisha gusa, ntabwo isimbura inama cyangwa ubuvuzi butangwa na muganga. Niba rero ufite uburwayi bw'umutima, uburwayi bwa prostate, ufata imiti wandikiwe na muganga, cyangwa ufite ikibazo cy'ubuzima, banza ubiganireho na muganga wawe cyangwa undi mukozi w'ubuzima ubifitiye ubumenyi mbere yo kugira impinduka zikomeye mu mafunguro yawe cyangwa se mu mibereho yawe. Mbere rero yo kuva kuri iyi video, hari izindi video nakoze zivuga ku buzima. Ndakugira inama yo kuzireba nazo. Abantu benshi bazirebye bambwiye ko zagiye zibafasha cyane guhindura uko biyumvaga buri munsi. Zirebe nonaha, kubera ko ushobora kuzisanga ejo ushimira icyemezo wafashe uyu munsi.